Mwishyamba riri ku butaka bw'umutuku muri Burkinafaso hari inkuru utazasanga mu gitabo na kimwe cyangwa mu makuru y'abazungu, inkuru y'umugabo utazwi inkomoko udafite izina mu mpapuro za leta ariko ufite ikintu cyatinyishije indege, amasasu n'imigambi y'ibihugu bikomeye. Izina rye ni Gaddafi. Abantu bavuga ko ari umutabazi udasanzwe wa Kapiteni Ibrahim Traoré, ariko si umurinzi usanzwe, ni umurinzi w'umwuka, umurinzi w'umurage, umurinzi w'ahazaza. Kandi hari impamvu imwe yonyine ituma uburengerazuba bamaze imyaka babura uko bamukuraho. Mu mutima w'umukungu utukura wa Burkina Faso hari umugabo ugenda nta bwoba namba, si uko afite imbunda zikaze cyangwa inkota zaka umuriro, ahubwo ni uko agenda aherekejwe n'imbaraga z'ahandi. Izina rye ntirigaragara mu byangombwa bya leta, yinyuranya n'umuyaga mu mwijima w'ijoro agahera ashaka. Bamwe bamwita Gaddafi. Hari abavuga ko yavukiye muri misozi ya Sahel, abandi bakemeza ko yakuriye mu ishyamba rya Habaye, ariko koko nta muntu uzi inkomoko ye nyayo. Icyo buri wese ahurizaho nuko kuva Traoré yazamuka ku butegetsi, Gaddafi atigeze amusiga n'isegonda na rimwe. Si umusirikare, si umurinzi usanzwe, ni nk'urukuta rugarukira ku ruhande rw'umwuka utabonwa na buri wese. Asa n'uwambaye amadarubindi akingiye amaso, yamaze kubona ibintu byinshi sitarabona. Bivugwa kandi ko Traoré na Gaddafi bahuye mu buryo butigeze busobanuka neza. Hari abavuga ko byabaye mu muhango w'akataraboneka wabereye mu ishyamba rya Sindu, aho imisozi yaho itazwi na benshi, ikikijwe n'imyuka y'abene igihugu bapfuye kera. Icyo gihe Traoré yari umusirikare ukiri muto, ariko yari afite intego yo kurengera igihugu cye. Yari yarahuye n'ibikomere ku rugamba, atari ku bwa politike gusa, ahubwo no ku rugamba rw'imbere mu mutima, aho urupfu n'ubuzima bihurira. Ngo na kera cyane mbere y'uko Burkina Faso yitwa iryo zina, mu bihe by'ubwami bwa Mose, hari umupfumu ukomeye witwaga Tenganaba. Bavuga ko yabaga ahantu hatagirwa n'ikirenge cy'umuntu utabiherewe uburenganzira, mu gicucu cy'ishyamba rya Kuruperugu. Uyu mupfumu yigeze guhurizwa hamwe n'abakuru b'ingo bamubaza igihe igihugu kizagira amahoro y'ukuri, maze avuga amagambo y'ibanga anandikwa ku rukuta rw'ibuye rikiri mu ishyamba ati: hazaza igihe umusore azava mu muriro w'intambara akaza kuvugira rubanda, ariko azaba afite umurinzi utagaragara. Uwo murinzi azaba afite ikimenyetso cy'umukara cyahanuwe n'inyenyeri 5, kandi ntazagikoresha kabiri. Iyo nshuro imwe izahindura amateka y'iki gihugu. Bivugwa ko ubwo buhanuzi bwageze mu matwi ya base wabo ba Gaddafi mu myaka myinshi ishize. Muze kunyumva neza, uyu Gaddafi turi kuvuga ntabwo ari Gaddafi wahoze ari perezida w'igihugu cya Libya, ari nabwo umwe mu basaza b'iwabo yagiye mu rugendo rurerure, ariko n'ubundi bamwitiriye Gaddafi kubera ko bajya gusa. Nubwo umwe ari umwirabura undi akaba ari umwarabu, ariko bakaba bafite isura ijya kumera kimwe. Ari nabwo umwe mu basaza b'iwabo yagiye mu rugendo rurerure akagera muri Tombouctou, agasanga hari umuntu wari ukibitse ako kenda k'amayobera. Uwo musaza akakiriye nk'ikiragano, amubwira amagambo amwe gusa ati: ntuzakoresha aka kenda keretse igihe inyenyeri 5 zizaba zicaniye hejuru y'umuryango wawe. Kuva ubwo ako kenda k'umukara kabitswe nk'igisigisigi cy'umurage kugeza ubwo kagereye mu ntoki za Gaddafi. Ku munsi utaravuzwe mu gitabo na kimwe, ariko uzwi n'ababwiwe ibanga ry'ubuhanuzi bwa Tenganaba, mu kwezi kwa Munani umwaka wa 2023, bivugwa ko umuyaga wavuye mu majyaruguru wasukaga umukungugu mu mujyi wa Ouagadougou. Bisa naho hari ikindi kintu cyari kiri kuba kidasanzwe. Kapiteni Ibrahim Traoré yarebaga mu kirere nijoro nk'uwari utegereje ikimenyetso. Ku mugoroba umwe ubwo Traoré yari avuye mu nama y'inzego z'umutekano, ngo Gaddafi yaje kumusanga ku muryango w'inzu, ariko ntacyo yavuze, ahubwo yamweretse intoki 5 yerekeza mu kirere. Mu butumburuke bw'ijoro, inyenyeri 5 zari zicanye mu murongo umwe, kuko ubuhanuzi bwa Tenganaba bwabivuze kera. Ako kenda k'umukara kari kabitswe mu gice cyihishe cy'umutwe wa Gaddafi. Yagafashe nk'ufata umwana uvutse bwa mbere, afata umwanya wo kukaganiriza mu ijwi rituje mu mwijima amagambo adasanzwe ati: igihe cy'ubwirinzi cyageze. Ubu imipanga izashwanyuka imbere yawe, amasasa azivanga n'umuyaga, n'amategeko y'amahanga azapfira mu mapuro. Ariko uzirinde, aka kenda kazakoreshwa rimwe gusa. Kuva uwo munsi abayobozi b'ibihugu bikomeye bagerageje kumena uruziga rwa Traoré, barananirwa. Abari hafi ye bavuga ko iyo roho ya Gaddafi yambaye ako kenda ke k'umukara. Impande zose zumva guceceka kudasanzwe, abasirikare bagwa mu rungabangabo, n'indege z'ubutasi zikabura uko zigenzura. Mu gihugu hanuzi ntibyari bikiri bya politike gusa, byari urugendo rwo guhuza amateka ya kera n'ahazaza, urugendo rurinzwe n'umuntu umwe wambaye ikimenyetso cyavuzwe imyaka myinshi mbere y'uko avuka. Mu gicuku cy'ijoro yicaye wenyine ku nkengero y'ishyamba, ngo yumvise akayaga kava mu misozi gaterujwe mu mvugo z'abakera. Muri uwo mwijima ngo hagaragayemo umuntu yambaye imyenda itukura, umusatsi uremereye nk'umutwaro w'imyaka myinshi, ijosi ryuzuye amasaro acanye nk'inyenyeri. Ntacyo yavuze mu gihe kirekire. Yarebye Traoré mu maso maze aramwenyura gahoro. Icyo gihe Traoré yumvise nk'aho ari ijwi ridaturuka hano ku isi, rimubwira riti: uyu si umusirikare, si umupfumu, si umunyapolitike, ariko azaba urukuta rutazahungabana hagati yawe nabo wifuza kukurimbura. Bivugwa ko uwo munsi umwuka wa Gaddafi wamwambitse umugozi muto w'imyenda 3, umutuku, umukara n'umuhondo, ari nawo Traoré atigeze akuramo kuva uwo munsi.
Kuva ubwo ntabwo Gaddafi yabaye umurinzi gusa, yabaye ikimenyetso cy'uko hari intambara zitarwanwa n'amasasu, zitarwanwa n'ingabo, ahubwo zirwanwa mu mwijima w'ahantu hihishe ku isi. Abazi uyu mujyo bavuga ko umunsi uwo mugozi waba utakiri ku kuboko kwa Traoré ari wo munsi Burkinafaso na Afurika yose bizabona igihombo gikomeye kitazibagirana. Kandi kugeza ubu uwo munsi nturagera. Hari ibintu bike abantu bazi kuri Gaddafi, ariko hari ikintu kimwe gikunze kuvugwa mu magambo y'amarenga mu masoko ya Ouagadougou no mu nsisiro za kure: umwenda w'umukara. Bivugwa ko ari igitambaro gito kimeze nk'igitambaro gito cy'umukara gifite inkomoko mu mihango ya gakondo ya Afurika y'Amajyaruguru n'Uburengerazuba. Umuzimu wa Gaddafi ahora gifite inkuru zacicikanye zavuze ko umwuka wa Gaddafi ugikingiye mu isanduku y'ibanga itarigeze ibonerwa imbere n'amaso y'umuntu usanzwe. Bavuga ko uwo mwenda w'umukara wahawe Gaddafi n'umusaza wo muri Tombouctou, umuntu wavugwaga ko yagiye anyura mu buzima hagati y'isi n'indi. Umva amagambo uwo musaza yamubwiye. Yagize ati: igihe kizagera uzakoresha uyu mwenda inshuro imwe gusa, kandi uwo munsi uzahindura amateka ya Afurika yose. Abigeze kubonana n'uyu muntu ujya gusa na Gaddafi bavuga ko iyo yafataga uwo mwenda amajwi yose yahitaga aceceka, umwuka ugahinduka mwinshi nk'ubogamiye ku mpande zose. Hari abavuga ko uwo mwenda ushobora guhisha umuntu imbere y'amaso y'indege zitagira abapilote, abandi bakemeza ko ushobora guhindura umubiri nk'igicu ugatambagira nta muntu n'umwe uri kuwubona. Gaddafi ntiyigeze asobanurira n'umwe icyo uwo mwenda ushobora gukora, ariko uko umwe mu bahoze ari abasirikare b'ikirenga yabivuze bucece. Yagize ati: nabonye uwo mwenda ukoreshwa rimwe gusa, si ku byerekeye kwica, ahubwo byari ku byerekeye gukiza. Ariko icyo kibazo cyakijijwe cyari gifite agaciro karuta ubuzima bwa perezida umwe. Nta n'umwe uzi igihe uwo munsi uzongera kuza, ariko abamenye iryo banga bavuga ko ari wo munsi Uburengerazuba buzasobanukirwa neza impamvu bamaze imyaka bagerageza gutera Traoré ariko ntibigire bamugeraho. Kandi kugeza ubu Gaddafi azakomeza kugenda acecetse, aseka gahoro, ariko yubitse umutwe ategereje umunsi umwe gusa, umunsi azakoresha umwenda w'umukara. Ku ijosi rye haremereyeho amasaro atari y'uburanga, ahubwo ari ububasha. Buri saro ryari rifite ubuzima, rimwe riravuga, irindi rigatwika, irindi rigatangwa impuruza. Ku nda yari yambariyeho imiringa n'imyenda y'amarangi atukura, umukara n'isa n'umuhondo. Byose byanyujijwe mu mihango ya kera. Nta ntwara atwara, ariko n'abafite imbunda baramwubaha. Iyo perezida Traoré anyuze mu bantu, si ingabo gusa zimurinda, hari na Gaddafi ugenda nk'umuntu ariko akareba nk'igishwi cy'inkuba, aseka gahoro ariko akagira icyicaro gituma n'intwari zikomera ku maguru. Ni umutabazi ariko kandi ni umuzamu w'urwinjiriro rugana hagati y'isi n'indi. Muri Ouagadougou bavuga bucece ko Traoré adashobora kwicwa. Hari ababyita amahirwe, abandi bakavuga bati oya, hari ikintu gikomeye kibimuturaho, kandi icyo kintu ni Gaddafi. Bavuga ko amasasu yose ashobora kuraswa kuri Traoré abanza kunyura mu isi abazungu bataramenya. Isi icungiwe umutekano na Gaddafi. Indege zitagira abapilote zaragerageje, ibihuha birakwirakwizwa, n'ibihano bya politike bishyirwaho, ariko nta na kimwe kigeze kimukoraho. Gaddafi ntabwo avuga byinshi, ariko ahora acira amagambo mu ndimi zisharira nk'umuriro n'umwotsi. Bavuga ko avugana n'imyuka y'ubutaka, imigezi n'imisozi, asaba abakurambere gupfuka Traoré nk'ikirere gishashe ku musozi muremure. Ntacyo yize muri kaminuza, ntajya apfukamira ibendera, ishuri rye ni ishyamba, abarimu be ni abasaza basize amaso yijimye batagira igicucu. Bamwigishije kumenya ibijyanye n'amagufa y'ibinyabuzima byapfuye kera, gucecekesha inzoka no guhindura umusenyi ikimenyetso cy'umuburo. Iyo umwuka wa Gaddafi ngo winjiye ahantu, indi myuka irikanga, inyoni hafi aho zikaguruka, imbwa zigaceceka. Bamwe babyita imyemerere y'abasazi, abandi bati ibi ni ibintu byo kwitondera. Ariko n'Uburengerazuba nubwo bafite indege, ikoranabuhanga n'ubutasi bihambaye, batsindwa inshuro ku yindi kuri Traoré. Mu nama zabo zibanga, abasesenguzi bavuga bucece ko hari ikintu muri Burkinafaso bataramenya, kuko Traoré ategeka atari kubw'ingabo gusa, ahubwo afite uburinzi burenze ibyuma n'amasasu. Bavuga ko rimwe umusirikare wari uhawe ubutumwa bwo kugambanira perezida yageze imbere ye abura icyo avuga, yaramurebye gusa. Uwo musirikare ahita akuramo imbunda arabira. Izi ni imbaraga z'umwuka w'Abanyafurika, ntizivuga cyane, ntizishaka kwiyerekana, ariko zirakomeye, ntizemera kugurwa, kandi ntizigeze zisenyuka. Kandi ubaye uri mu maboko y'abagabo nka Gaddafi, ibyo byose bihinduka inkombe zitarengerwa. Niyo mpamvu Uburengerazuba bahora bibaza bati kuki Traoré atarahanuka, kuki imigambi yacu ipfuba buri gihe mwituze. Ntibamenya ko hari intambara zirwanwa amaso afunze mu gice nta ndege ishobora kubona, aho muri iyo ntambara y'ituze Gaddafi ahagaze acecetse, aseka gahoro kandi adahumbya. Kuko ntarinze umuntu gusa, arinda umurage, arinda ejo hazaza ha Afurika n'igihugu cya Burkinafaso. Mu nzira zose bagerageje, nta n'imwe yigeze igera kuri Traoré. Si kubw'amasasu gusa, si kubw'ingabo, ahubwo ni kubw'umusingi wihishe mu mwijima w'ishyamba, wubakiwe ku maboko y'umugabo umwe gusa, ariwe Gaddafi. Kandi nk'uko abakecuru bivuga, nta muntu ushobora kurimbura umuntu urinzwe n'imyuka yabo iwabo bapfuye bamwemeza. Nimwibaze rero, niba indege, imbunda n'ubutasi
byarananiwe niki kizashobora kumukuraho. Ndibutsa ko niyo ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro ushobora gukora subscribe kugira ngo inkuru nk'izi n'ibindi byegeranyo bidasanzwe bitazagucika. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.